Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye uko wabanye natwe, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye gukora kwawe, tugushimiye imirimo n'ibitangaza udahema kutugirira. Mana, ngushimiye kubw'uyu mwanya umpaye kuri iyi televiziyo kugira ngo mbashe kubwiriza ubutumwa bwiza. Unyemerere ubane nanjye muri iki cyanditswe, kandi umwuka wera ndamuhamagaye ngo umuyobozi mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndakwinginze kugira ngo amatwi ya benshi yakuruguture kugira ngo abashe kumva. Urakoze rero kuko uri Imana ibyumvise, kandi urakoze kuri ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Pasitoro Imana irahari Pascal. Nkaba nifuje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri iki gihe ab'iki gihe bakeneye ijambo. Niyo mpamvu tugiye gusangira ijambo ry'Imana riboneka mu byakozwe n'intumwa igice cya 3. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Imana ishimwe kandi dutabara. Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Mu yandi magambo, Petero na Yohana bakiza uwari ufite ubumuga. Imana itugirire neza. Reka dusome umurongo wa mbere uravuga ngo Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, ari cyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Imana idutabare. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Imana ishimwe. Iri jambo ry'Imana twumvisemo abagabo babiri. Hari Petero ndetse na Yohana. Ni abakozi b'Imana bakoreye Imana mu gihe cya kera, ariko ngo bari bafite gahunda yo kujya gusenga. Ibaye saa 9 ngo barazamuka bajya ku rusengero. Nuko ngo hari umuntu wahekwaga buri gitondo bakamujyana ku rusengero kugira ngo ajye gusabiriza. Ageze kuri urwo rusengero noneho ngo bari bahamuzindukije, baramwicaza. Bamaze kumwicaza, Imana idutabare, ngo yarategereje abantu binjira, bakwinjira akabasaba, ababyeyi akabasaba, abagabo akabasaba, abantu bose yarabasabaga. Nkuko nawe muri iki gihe cya none iyo uri mu kibazo, hari igihe wumva abantu bose ugomba kubabwira ibyawe, buri wese ukamubwira umubabaro wawe, buri wese ukamubwira agahinda kawe, buri wese ukamusaba. Buriya kiriya kimuga hari uwo yasabaga akamuha, hari n'uwamwimaga. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ko hari Imana ifite ubutabazi bwawe, ubutabazi abantu badafite, ubutabazi inshuti zawe zidafite, ubutabazi imiryango yawe itabona, ariko hari Imana ifite ubutabazi bwawe. Wakire neza ubutabazi bwawe. Nuko ngabo bagabo babiri bari basizwe amavuta y'Imana. Birashoboka ko bari bavuye mu butayu, birashoboka ko bari bavuye mu masengesho y'iminsi 7. Bari bafite imbaraga z'Imana. Nimboneho n'akanya ko kwibutsa abakozi b'Imana batakiyiriza ubusa. Burya kwiyiriza ubusa bitanga imbaraga, kandi izo mbaraga nizo zikora igitangaza nk'icyo ngicyo. Nuko ngo barazamuka bageze ku marembo y'urusengero, ngo bahasanga uwari umugaye, uwari uhamaze igihe kinini ahicara. Birashoboka ko hari igihe bahamubonaga, ariko kuko isaha ye yari itaragera, Uwiteka Imana yari yarabahishe gutabarwa kwe. Ariko yategereje isaha akomeza kuhicara. Abandi baratambukaga bagasenga, ariko we ntiyasengaga. Abagabo bahageze barangije baramutumbira, baramubwira ngo yenda yarababwiye ngo nimumpereze, kuko birashoboka ko bari amavuta y'Imana, bari bambaye neza, bari bakeye bameze neza. Ababonye agira ngo hari ikindi bamuha, yuzura akanyamuneza, maze ngo arangije baramubwira ngo twebwe udutumbire uturere. Imana ishimwe. Harageze kugira ngo amaso yawe yakure ku bantu, harageze kugira ngo amaso yawe yakure ku bikunezeza, ahubwo amaso yawe uyerekeze ku Uwiteka, haba mu mwuka ndetse no mu mubiri. Hora witeze ko Imana ari ugomba kureba, apana kureba ibindi wishingikirijeho, kuko ibyo byose
byose birarangira, ibyo byose birashira. Nuko ngo umugabo aramubwira ngo turebe, arangije arabareba. Birashoboka ko yitotombye, birashoboka ko yavuze ngo aba bagabo ko bari kumbwira ngo mbarebe nta kintu na kimwe bamarira, kandi abandi banjugugiraga igiceri, ariko mu ijuru hari Imana ifite ubutunzi butari igiceri, mu ijuru hari Imana ifite ubutabazi butari bwa bundi bw'agahimano, mu ijuru hari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Nuko ngo arangije aramubwira tumva tukubwire, twebwe nta feza n'izahabu dufite, twebwe nta mafaranga dufite, twebwe nta butunzi dufite, ariko icyo dufite ni imbaraga z'Imana, ariko icyo dufite ni umwuka wera w'Imana, ariko icyo dufite ni ubushobozi bw'Imana. Barangije barategeka, buzura imbaraga z'umwuka wera, baravuga ngo mu izina rya Yesu Kristo haguruka wigendere. Ibyanditswe byera bikomeza bitubwira ukuntu ngo yarahagurutse, yahandi yari yaranyunyutse, arangije arakomera, yuzura imbaraga, yuzura gukomera, yuzura umunezero. Abantu birabatangaza. Nawe Imana ikugirire neza uyu mugoroba, Imana igutabare, iguhagurutse mu kibazo urimo. Birashoboka ko yari amaze imyaka 10, birashoboka ko yari amaze imyaka 20, birashoboka ko yari amaze imyaka 30, ariko ukomere. Igihe cyose umaze mu kigeragezo, Imana izakugirira neza, Imana izakigukuramo, Imana izagutabara, Imana izakurengera, Imana izakubera Imana, kandi izakubera igisubizo. Murakoze rero, mukomeze gukurikira iri jambo ry'Imana. Ku kindi gice gikurikira, Imana ibaha umugisha.